bararwanaga umumama akubita umukecuru. Ndabaza ngo aba bantu murabona bapfana iki? Mu bantu 24 bampaye comment mu gikari, message bakanyandikira inbox. Mu bantu 24 bansubije 21 baravuze ngo nkurikije aba bantu bari kurwana, uyu mama ukiri muto urwana n'uyu mukecuru ukuze, nako uhondagura uyu mukecuru, nta wundi yaba ari guhondagura utari nyirabukwe. Kanange scenario imwe. Yego. Hariho umukobwa umwe yagiye gushaka muri biriya bice bya Rubavu. Yego. Ariko akundana n'umusore, baragenda barabana. Yego. Umugabo urumva ntiyarakira umusore aza kugirirwa umugisha akajya ajya za Kenya no muri Amerika. Yego. Ariko ikibazo cyaje kubaho nuko uwo musore yari afite mama we. Yego. Uwo mugabo yari afite mama we. Yego. Akimara gushinga urugo, biba ngombwa ko ahita azana mama we kumukazana mu rugo rwe. Mu rugo rwe afete, urumva ku muntu wese udukurikira arumva ntacyo bitwaye. Yego. Ariko nanone biragitwaye. Ku buhe buryo rero? Nuvuga ngo umusore uko yoherezaga amafaranga. Yego. Yayohererezaga nyina akaba ari gutegura iposho ryo mu rugo rwe. Ryo mu rugo rwe. Haye nka data. Uri kumva nyine uwo mugore ibintu baba bagiye gutera nk'agasima karuzana amafaranga ayahereza umukazana, ajyana n'umukarana azane sima. Yego. Nyine uri kumva nk'icyo kintu. Yego. Ukuyeho ko umugore yari akijijwe. Yego. Iyo aza kuba adakijijwe ari kujya no mu bapfumu. Yego. Iherezo ry'urwo rugo yaje kuba gusenyuka kwarwo, kuko buri kimwe cyose yabaga ari nyina. Yego. No kugira ngo umugore avugane umugabo yahamagaraga nyina. Yego. Mpereza madamu tuvugane. Ku mwana we akagira ngo nyine ni urukundo afitiye nyina. Yego. Ariko nyamaze biza kurangira bimusenyeye. Ubu tuvugana umugore abahandi hantu. Yego. Rero bishatse ngo hari amakosa akorerwa mu miryango. Yego. Pasiteri niyo yakwigisha abagiye kubana kajana. Bitakuraho icyo kintu. Yego. Ujya ubona hari n'ingo zibamo abakazana, zibamo bantuza imiryango ba nyirabukwe. Yego. Ugasanga kuba wubatse, kuba hari nk'ikintu kibayeho wenda ukavuga ngo ndabona mama ageze ahantu atabasha kuvoma. Yego. Reka mbe mwiyegereje mu rugo. Rimwe na rimwe ukumva icyo kintu nukibwira umugore ntago wari bukwangire. Yego. Noneho muri kwakuza ariko ntutekereze ibibazo birushaho kuba ugiye kuzana muri famiye yawe. None se reverend utararenga aho ngaho, uyu mukecuru utagishobora kuvoma, akaba atagishobora kwitekera, kandi akaba afite wa mwana umwe w'umuhungu n'umukazana bafite urwo rugo aho ngaho. Yego. Bafite abakozi bo kurera abana n'abo guteka n'abo gukoropa. Uratanga inama ko uwo mukecuru yafashwa ate kandi atakibasha kwifasha? Nkurikije aho isi igeze uyu munsi wa none, nkuko nafashe umukozi nkamuzana iwanjye. Yego. Mfite ubushobozi nakubakira mama, nkamushakira n'umukozi. Yego. Kuko 85% ba mama wacu twebwe abagabo. Yego. Bamaje gusenya ingo nyinshi. Kabone niyo baba abahungu abagabo twebwe tubazana twumva ibyo n'abagore bakatwihorera. Yego. Ariko kenshi na kenshi hari aho babangama. Nge nagiye mbibona. Yego. Umukobwa azanye nyina mu rugo rwe, n'umugabo azana nyina mu rugo rwe. Ngewe nari impari. Yego. Njya kubasengera. Icyo gihe nge narabyiboneye. Yego. Mama w'umukobwa kumwe ushaka nko kujya kuri toilette. Yego. Mbaza umugabo ko niwe twari tuzanye n'umuntu ukomeye cyane no muri iki gihugu. Ndamubaza toilette iri hehe? Arambwira uti nyuraho. Nyuze gutya muri korodoro, sanga mama w'umukobwa arimo aracira mu maso mama w'umuhungu. Urumva icyo kintu? Mu by'ukuri niwe wamurushaga uburenganzira aho ngaho. Uri kumva nyine
kenshi na kenshi noneho bahahuriye ari mama w'umuhungu aravuga uti ntasenyera umuhungu wanjye yego mama w'umukobwa nawe atavuga uti ngomba kubayobora kesikosike yego urumva rero hari ibintu byinshi yamaze kuko bari bafite n'ubushobozi bufatika yego buriya reka mvugisha ukuri erega ntago kuba wafata mama wawe ukamushyira ahantu heza harimo igisebo paraporo yo kuba abakozi bose bagenda akagira ngo buriya nyina w'umuntu nyoko buko akinjira mu rugo aje kuhaba menya ngo ugiye kwitwararika ibintu utajyaga witwararikamo yego iyo nayo ni nk'umutwaro uba uhawe kandi ntabwo ndi kuvuga ko famiye ari kuba wazana famiye ni byiza n'ibiki ariko menya ngo ntabwo dutekereza kimwe ntitunabara kimwe yego urugero abantu badukurikiye uko turi kubwira imbaga nyamwinshi yego tekereza njyewe jise nshatse umugore mfite umugore noneho reka nubakire mama inzu mugurire n'imodoka simfite umugore yego noneho mama w'umukobwa ariwe mabukwe nta ngurube afite yego nta n'ihene afite nyine tekereza mu mutima w'uwo mugore ni ikibazo noneho hita uharanira nawe kujya gukora kwa nyoko bukwe yego noneho mama wazamenye ko hari ibikorwa uri gukora kwa nyoko bukwe yego uze guhita umbwira aho biri bugere rero ni ibindi kuko rero urugo rwubakwa n'abantu babiri numva ko bagakwiye gufokasinga ku kintu bose gishobora kubazanira amahoro yego ntacyo bitwaye kuba mama ari hariya nkajya mumenyera umuceri nkamusura ariko hatabonetse izindi mbogamizi cyangwa andi magambo aba ashobora kubwira umugore wanjye cyangwa umugore wanjye bikagaragara nk'agasuzuguro yego mu ngo hari igihe bibirinduka aho bibirindutse harimo nyoko bukwe yego umugore rikamucika uti n'ubundi wanyu niko mumeze yego mama wanjye akaba arabyumvisha ngaho reka rero nyina w'umukobwa azumve ndimo mbwira uwo mugore uti iwanyu nta kigenda ntacyo mumaze nyine utwo tubazo twa hato na hato tw'amagambo nitwo tugenda dusenya iyo miryango yego naho ubundi ntacyo byari bimaze n'abantu bari kugira ngo isi ya kera tuyizane nk'ubu ngubu yego kera bubakiraga umuhungu kera basabiraga umuhungu kera bashakiraga ibizatunga abo bana kera hari ibintu by'abagabo nyine by'umuryango ariko uyu munsi wa none jisita arahurira n'umukobwa tedemiri kuko bakora hamwe umwe acuruza imyenda undi acuruza amasahane cyangwa undi acuruza inkweto bagahura bakemeranya ku bana nta n'uramenya nimba umwe kavukire waba ari mu mutara cyangwa igicumbi ugasanga noneho abantu bemeranyije ku bana urukundo rwabo bibaye ngombwa ko babyereka ababyeyi yego bagahita bahurira kwa Kicukiro kandi ubwo umwe avuye i Rusizi undi avuye ibyumba hari n'igihe baramenyaniye kuri Facebook hari n'igihe bamenyanira kuri Facebook ngaho reba bahise babana ngaho umva nyirabukwe ngo aje kuba ku muhungu yego yego ngaho umva mabukwe aje kuba ku mukobwa we yego haryo ubwo ibyo bintu bizahura ko abandi bahujwe na Facebook bizahuza gute igitekerezo cyawe nk'umushumba ni uko abantu bareba ukuntu ababyeyi babo babafashiriza ku ruhande cyane ko bo ubwabo biyizi yego bo ubwabo famiye zabo bo bariyizi bazi uko babanye weho nimba uzi ko hatashira icyumweru rucumbye yego bitakunda mu rugo rwawe hatabayemo ibibazo urajya kuzanamo nyoko buko ushaka iki nibyo mushumba igitekerezo cyumvikanye ariko hari video twavuzeho yagaragaye umukazana ari guhondagura nyirabukwe turagira ngo utubwire wenda nubwo ataba muri rwa rugo ntibazabura aho bahurira ibyo ngibyo byo yego ni umuco uri mugenda ukendera urabona igihugu cyacu kamvuge muri aya magambo meza kugira ngo umuntu ukurikiranye abyumve yego twahoranye umuco aho umuntu atarya nyirabukwe ahari aho umuntu atarya nyine ibintu nk'ibyo none ubu bajyana mu kabari urumva rero nyoko bukwe mwajyanye mu kabari kumutera ivide ntacyo bitwaye yego urumva nyoko bukwe mwageje ejo abakwerega bari bujye barongorana ba nyirabo reka da ejo uraje byabayeho hehera byarabayeho ahantu hamwe yego birashingira mu gucika k'umuco ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none turi abana bacu bakiga bari kwiga umuco mu bitabo
ahubwo hari ahantu numvise banza ari mu majyaruguru hari inkuru yasohotse ivuga ko umukazana umukwe yari yatwaye nyirabukwe noneho yafashe umukobwa we amwambura umugabo aramwijyanira baratoroka bajya kwibanira cyane. ni ukuvuga ngo ni umukecuru wafashe umukwe we bajya kwibanira yego. iyo nkuru yabayeho rwose banza ari igicumbi. ni ukuvuga ngo rero twebwe twiga umuco mu bitabo ariko mbere umuco bawigaga mu miryango. Yego, nicyo kibazo gihari. umuco ukwiye kwigirwa mu muryango. Yego, umuco ukwiye kwigirwa mu muryango. Murakoze cyane Mushumba. Umuco wakagombye kwigirwa ku mashuri. Yego, umuco wakagombye kwigirwa mu muryango. umuco wakagombye kwigirwa mu muryango ntiwakagombye kwigirwa mu mashuri cyane rwose. Ijambo ryiza cyane rwose usorejeho. Murakoze cyane Mushumba, reka tubashimire. Murakoze cyane. Yego. Your time, isaha yawe. Hari video mperutse gukubitana nayo iri gutrendinga kuri social media, abantu bayihererekanya. Noneho iyo video yari umukecuru ukuze, ubona umukecuru ukuze uri nko mu myaka hejuru hafi ya 85 90 gutyo. Ubona ari umukecuru rwose ukuze cyane, waba ari nka nyirakuruza w'abantu runaka cyangwa se afite na buzukuruza harya hejuru y'umwuzukuruza abanza arakonjo koroza simbizi. Uwo mukecuru yari ari kurwana n'umumama w'umujene ufite nk'imyaka hagati ya 25 na 32. Sinzi ko nabyita kurwana, ahubwo uwo mumama yari ari gukubita uwo mukecuru. Birashoboka? Yego. Noneho video ko yari imeze, sinzi ko twanavuga ko ari gukubita gusa, ahubwo umumama yari ari guhondagura umukecuru. Aramukubita aramunoza, amuhirikira hasi, amuhondagura ikibando mu mugongo. Inkoni wa mukecuru yicumba, bo mama arifata ihondagura wa mukecuru. Noneho aho gashoti video ndagapostinga kuri WhatsApp, kuri status. Ngira abantu ro bankurikira kuri status benshi. Ndabashimira cyane. Nukuvuga na ubundi hari genshyiro status narebwe n'abantu nka 400 by followings. Icyo gihe video narayipostinze nandikaho ngo ukurikije imyitwarire y'aba bantu urabona isano yabo yaba ari iyi ni iki bapfana. Urumva byari assumption ugereranye ukurikije uyu mukecuru uri kurwana no mu mama ukiri muto. Aba bantu bafitanye ihe sano. Yego. Mu bantu 24 basubije, umwe yaravuze ngo uyu ni umukecuru uri kurwana n'umukobwa we muto. 3 baravuga ngo uyu mumama ari kurwana na mukase. Abantu 21 basubije. Namwe mukuri iki kiganiro ndabizi ko hari abansubije gutyo. 21 kuri 24 barambwiye ngo ni umukazana na nyirabukwe. Muri abo 21 basubije ngo ni umukazana na nyirabukwe. 18 bari abagore. Ni abantu b'igitsina gore, kandi niba nibuka neza hafi ya bose n'abantu bari bariye. Bararwanaga umumama kubita umukecuru. Ndabaza ngo aba bantu murabona bapfana iki? Mu bantu 24 bampaye comment mu gikari, message bakanyandikira inbox, bakoze reply kuri ya status na postings. Mu bantu 24 bansubije mu gikari, kuko status yamaze amasaha 28 ndagenda ndevariwa ndajya ngo ni bande bayi comment inzo mbere yuko ivaho, kuko imara amasaha 28. Mu bantu 24 bansubije 21 baravuze ngo nkurikije abantu bari kurwana uyu mama ukiri muto urwana n'uyu mukecuru ukuze, nako uhondagura uyu mukecuru nta wundi yaba ari guhondagura utari nyirabukwe. Ubwo subwo bashingiye kuki simbizi, turaza kuwenda kureba bavuga gutyo n'abantu badukurikiye baraza kuduha commentaire baratubwira, sibyo? Kandi mu bantu 21 basubije ko uwo mudamu umuntu ari guhondagura akwiye kuba ari nyirabukwe, cyangwa se ko bishoboka ko ari nyirabukwe. 18 bari abagore. Ntabwo nakoze imibare neza ngo ndebe wena nyende bako urumva abantu bansubiza kuri WhatsApp n'abantu tuziranye.
sinibuka neza umubare w'abantu bari mariye bafite bari mariye ariko abenshi ni abafite abagabo sibyo icyo ntamenya ni ukumenya niba ari abantu bafite ba nyirabukwe bagihari yego ariko yagira nyirabukwe atamugira ikigaragara ni uko mu badamu 21 24 21 bemeza ko umudamu ashobora gukubita nyirabukwe. oya njye sinemeranya nabo nuko iyo video yanyuze ku zindi channel nari kuyicisha kuri kano gacano kacu gacano kacu bataza kuvuga ko twitiriye video ariko iyi ni inkuru ntahimbye ngira ngo n'abadukurikiye niba warabonye iyo video ukaba uri mu bantu basubije andika muri commentaire ugira icyo uvuga. Muri make urumva ko abantu batakereza ko umukazana ashobora kurwana na nyirabukwe kandi nyamara ni gake umukwe yarwana na nyirabukwe. Wenda manza usobanurira abadukurikiye kubera ko dufitemo abajene bakiri bato bataramye by'amasanira. Ubundi nyirabukwe umukazana ibyo bintu ni ibikibanza ubwire wenda abadukurikiye iyo sano ni sano ki mbere yuko kuganira kuri iki kiganiro turagira ngo tukirambure tukidiscussinge kuko abantu bakeneye kujijuka. Nyirabukwe ni muntu ki? Ubundi nyirabukwe ku bantu wenda batazi ibintu by'amasano ni isomo ryo mu Kinyarwanda twaryigaga muri primaire niho naryize ngewe. Ubu ngubu sinzi aho sinzi icyiciro basigaye baryigamo ariko twebwe kera mu gihe cyaje twaryigaga muri primaire. Ubundi nyirabukwe w'umuntu aba ari umubyeyi w'umumama wabyaye umugabo wawe. Niba ufite umugabo mama we niwe aba ari nyokobukwe wowe nyine umwita nyokobukwe. Nuko umukazana nawe aba ari umudamu nyine nuko ni umudamu w'umuhungu wawe niwe mukazana kubigendanya n'amasano nuko masano yo mu Kinyarwanda ariko no mu zindi ndimi hari ukundi kuntu bigenda bivugwa ariko mu Kinyarwanda cyacu nuko nguko biba bimeze. Urakoze. Nyirabukwe w'umuntu ngira ngo byumvikanye si ngombwa ko tunabirebera muri context y'ishuri. Ubona ari iki gituma nk'umudamu kubera iki umudamu ashobora kurwana na nyirabukwe? Icyo kintu ni ikibazo gikomeye ngiye kurwangira uruhande uko mbyumva ubundi ntibakabaye kuba barwana. Yego ariko uri refera wenda na ku histoire ubona ku histoire ubona ni ikintu ubuhamye n'ibyo ugenda ubona hanze wenda niyo video na postinze nawe yirefereho cyangwa n'ubuhamye bw'abantu wumva utubwire. Bimwe mu bintu rero bikunze kugenda bitera amakimbirane hagati y'umukazana na nyirabukwe ni ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Kimwe muri ibyo bintu harimo yuko ni ukuvuga iyo urebye umumama w'umugabo wawe ari we nyokobukwe amarana igihe n'umugabo aba yaramaranye nawe igihe kinini n'umugabo wawe yaramaranye n'umwana we w'umuhungu igihe kinini cyane. Urumva byonyine mu nda uhereye mu nda amutwite yego akamwosa ukuntu akabere kararyoha cyane akumva urukundo rwa mama we yego akamurihirira amashuri agakurikirana wenda kubize n'abatarize agakomeza akamukurikirana kugeza igihe yubakiye urugo. Urumva baba baziranye cyane yego baba bakundana yego. Ni ukuvuga ngo umukazana yaje abaje ameze ngiye mbona bameze nk'abaje gutandukanya abaje gutandukanya umwana na nyina. Ibyo bintu se nibyo ariko nibyo abaje gutandukanya umwana na nyina yego. Noneho uko kubatandukanya nubwo biba byemewe kandi banabyumvikanyeho imiryango ibizi ariko ntabwo ibintu bihita bigira gutya ngo bahita bahuza nyine. Ni ukuvuga ngo uwo muntu mushya uba winjiye mu muryango uje kujya hagati y'umwana na nyina baziranye guhera mu nda urumva ntabwo bihita bihura
yego cyane cyane nk'uko dusanzwe tubizi ni ukuvuga ngo igitsina gore ukuntu bameze ukuntu mbona utuntu Yego. tumwe na tumwe tugiye duhari kugira ngo uzabone abantu b'abadamu babiri bakundana ukabona barabanye igihe kirira imyaka myinshi nta kibazo shamana sinzi nyine aba ari ibintu bigize aba ari ibintu by'ibitangaza ni ukuvuga ngo hakunda kubaho utuntu ngo yamvuze ngo ibiki n'ibiki utuntu two gushwana kwa hato na hato yego Yego. akantu ko kuvuga ariko baranavuga kuko hari abahanga bavuga ngo buriya ngo impamvu Yesu azuka ngo yiyeretse abagore bwa mbere kuko ari kugira ngo making ashobora ko inkuru iri buze kugera ahantu henshi yego kuko abagabo bashobora no kubibona bakihicekera bakumva ari ibintu bisanzwe abagabo ntibaje amapfu rwose we ngo yaravuze ati niyereka abagore iyi nkuru iraza gusirikira igere kure hanyuma uravuze uti umukazana baje gutandukanya umwana na nyina none ariko uwo muhungu nawe yafashe icyemezo cyo kuva iwabo Yego. you see ntabwo umukazana ari buza ngo aterere umuhungu iwabo bamujyane ni ibyemezo biba byafashwe kandi akenshi n'uwo nyirabukwe aba yamaze kuza kwemera ko uwo mukazana aza ahubwo kubera iki uyu mukazana aza ntashwane akaba atarashwanaga na nyina umubyara agashwana na nyirabukwe impamvu ikibazo gikunda kuba ninde uba wafushye biba byagenze bite hano hakunda kubaho utuntu twinshi ubundi intandaro y'ibibazo by'abakazana ba nyirabukwe aba ari nyinshi yego ni ukuvuga ngo hano ni ukuvuga ngo nubwo navuze ngo abaje gutandukanya umubyeyi umwana na nyina ntabwo ari byo yego ni mu buryo bwo mbese umuhungu aba agiye kubana n'umukobwa atongera kuba iwabo nyine atongera kubana na mama we yego ni ukuvuga mama we inshuro yamubonaga kenshi zigiye kugira gute umugore niwe ugiye kujya umubona kenshi yego ibintu byinshi byose mama we yamukoreraga ntabwo agiye kongera kubikora umudamu niwe ugiye kubikora yego noneho nyirabukwe cyangwa nyokobukwe hari ukuntu nyine adahita ashyira mu mutwe ngo bite bijyamo neza ko umwana yavuye mu nshingano ze agakomeza kumva yuko agomba gukomeza gukurikirana wa mwana we ngo arebe yuko ese yariye urabona none si ibyo bintu nk'umudamu ibyo bintu ku mukazana bitwaye iki niba ubu mama mpamagaye akambaza ko nariye ikibazo kiri si bose babyakira none se buretse gato reka tugendane kuki inshuti yo ku ruhande ishobora guhamagara umuntu tuvuge nk'umumama w'inshuti yawe bite se mwavuye ku meza se mwaryamye cyangwa akenshi iyo umuntu aguhamagaye nijoro uzarebe ikibazo cya mbere akubaza arabaza ngo mwaryamye akenshi wenda agira ngo atakudisitabinga wenda telefone utaza gusakurizaho muri kumwe ibintu nk'ibyo sibyo none niba mama umbyara ari wubajije ngo ari ambajije ngo ese wariye umugore wanjye bimutwaye iki harimo abadamu biterwa n'ukuntu uwo mudamu uko aba yararezwe n'ukuntu umuntu aba yararezwe nabyo bizamo hari nk'umuntu rero uba warireze warireze atarabonye uburere buhagije tubivuge gutyo uwo rero ahanini hari igihe afuha nyine kumva ko ari ukumwinjirira mu buzima ko ari ukubisa bari kumubaza gute kandi mpari akamufuhira nyine none se we yamekinze ashobora kwarya nyine aba yabikoze ariko kumva nta muntu ukwiye gukora follow up yego aba yumva ko ugomba gukora follow up yuko umugabo we yariye ari we wenyine gusa ko umubyeyi nyirabukwe adagomba kubizamo rero uko nguko akamufuhira muri we akumva ko arengereye nyine ko agomba kubareka bakabaho mu bintu byabo urugo rwabo bakagira freedom yabo ibyo ariko ibyo bivuze mu buryo buri social mu buryo bw'imibanire ariko njyewe mbona n'intambara hagati y'umukazana na nyirabukwe mbona bishingira ku bibazo by'ubukungu impano umugabo yatahana umwenda ashyiriye umugore akavuga ati ye baba we dore uriya mugabo uti uriya mwenda ni njye uba wambaye mama we akaba ariko avuga sibyo mama we akavuga ati umwenda ni njye uba wambaye ntabwo byakabaye bigenda gutya sibyo noneho ibyo yamuhahiraga umusore yahahiraga mama we akiri iwabo ugasanga mama we arashaka ko bya bintu biza kujya iwabo
none se ndafata urugero umubyeyi abyaye umwana w'umuhungu aramureze amwishyuriye ishuri aramutunze aramukujije amaze kumukuza wa mubyeyi wenda kenshi usanga nko mu mama nta n'umugabo akigira wenda tuvuge ni umupfakazi areze umwana w'umuhungu umugore umusore amaze gukura azanye umugore kandi mbere y'uko ashakana na wa mugore wa musore nawe afashaga nyina kubaho akenshi usanga n'uwo mukecuru amaze no gukura sibyo atakibasha kuba yakwihahira turi kujyana noneho wajya kubona ukabona umukazana akimara kuza kavuga ati aka gakecuru ngewe sinkigashaka hano iyo kaje hano kanduza amakaro you see ubwo aba ari ubwibone hariho abakazana baza bakaza bafite ibikabyo by'ubwibone reka tugendane urumva umukazana n'umujistoma yahuriye n'umuhungu kuri kaminuza yego umukecuru niba umuhungu avuze ati kanshyire mama iki umukazana agahita avuga ati ibintu bishoboka ntagomba kugira icyo amuha byose n'ibize byiyongera ku bukungu bwacu kandi yasanze umukecuru yatunzwe na nyina umukecuru yatunzwe n'umuhungu we you see noneho umukazana cyagira ati byose bijye ku bukungu bwacu nta ijana ryanga mu rindi uriya mukecuru niyimenye sibyo yego iya incompatibility igatangira kuba bagatangira kurwana niho hane nyine usanga umukazana yatangiye guhondagura nyirabukwe wenda ikindi natangaho urugero ari no kuntu uba usanga n'uwo mukecuru n'inzu yabagamo ari inzu imaze gusaza umuhungu we yubatse igipangu sibyo yubatse yaguze ikibanza arubaka inzu nini akubise hanex azanye nyirabukwe hafi aho sibyo hanyuma amaze kuzana nyirabukwe ubwo ni nyina amuzanye hafi y'umukazana we uwo mukazana mu by'ukuri ngira ngo ni nk'inda imwe iba yiyongereye mu bantu yagomba kugaburira simakanye ko hatari n'abakecuru badashobotse hari n'abakecuru badashobotse buriya bagira amahane avuga ati wa gakobwa ugasanga uretse n'umukazana we n'umukobwa w'ubwe nawe baserera hari abakecuru badashyirwa mu mwuka bagoye ariko nubwo yabagoye ntabwo uyu mukazana yagombye gufata umukecuru ungana na nyina ngo amuhondagure biriya ni ukurengera nta n'ikinyabupfura kirimo mwabakazana mwe mukubita ba nyoko mupfiki nta kinyabupfura kirimo hariya nubwo hagira n'ubigambira sibyo ko kuri ubu mu Rwanda nta n'uwabikora tekereza ko iriya video batari hano mu Rwanda byabereye kuko bibaye iri hano mu Rwanda uriya mudamu ntabwo rwose oya uretse no mu Rwanda uretse n'umukecuru niyo kesi mu Rwanda aho nta n'umuntu wahondagura undi rwose ntabahondagura ntabwo byemewe bikarangirira hose ntabwo byemewe reka tuvuge ko yabikora ariko ingaruka zabaho nyine yahita yisanga mu maboko ataraye ubundi reka wenda ndaza kugira n'icyo mbwira abagabo njye ndaza kugira mbwira turi kuvuga mu mwanya w'umukazana nyirabukwe turaza no kugaruka kuri wa muhungu wa mukecuru hariya ashobora kuba ari uguhondagura fizikali ariko hari no guhondagura ku ijambo ukajya ubwira umuntu amagambo mabi none se bajya kurwana kuri bataratangiriye mu ntonganya ukahora umubwira amagambo mabi uhora umucyurira uhora mbese ibintu byinshi cyane bibi amagambo ababaza ibyo bintu ntabwo ari byo rwose ubundi bavuze gutera imbere cyangwa se guhindura imibereho ni it's all about ni impinduka sibyo niba wateye imbere uri umugabo reka tuvuge wenda ko umukecuru wawe yabonaga isukari bimugoye sibyo reka tuvuge ko wenda yakwishyuriye amashuri wenda abona ibyo kurya mu buryo buvunanye hanyuma ugize amahirwe uteye imbere ubonye umutungo njye ndaza kuvuga ku izina mu ruhande rw'abagabo nawe uraza gufata umwanya ubwire abagore ku ruhande uburyo bakwiye kumanaginga ba nyirabukwe sibyo yego hanyuma niba uri umugabo ukabona nibyo koko iwanyu bari bagukeneye ariko washatse wagize inshingano buriya ntekereza ko mu rugo rw'umugabo umwana aramutse yabuze minerivare cyangwa atariye umugabo bamukwena kurusha uko bamenya ko yabo batariye hari izindi nshingano nawe zimureba ariko kandi na wa mukecuru nawe ukeneye kubaho kandi amaso yahanze umuhungu we nawe akeneye kwitabwaho balance yakorwa gute rero
ni ukuvuga ngo niba umukecuru ubona agukeneye kandi ukabona wabayeho kubwe n'ibyo niwe wari umutunze utararongora inshingano ariko zabaye nyinshi nyamara ibyo winjiza cyangwa umutungo wawe hari igihe utaba wazamutse birumvikana kuko nta tegeko rivuga ngo niba umuntu ashyingiwe ngo ubwo amafaranga yinjiza agahita azamuka kereka ari umugore uje yazanye umugore afashe ipinda agafata umufungo agakuzanira it's fine ariko reka turebe ko wenda income y'urugo itazamutse kandi inshingano ziyongereye ngiye mbona n'imibanire mu buryo buri social hagati y'umukazana na nyirabukwe ngiye mbona uriya muhungu uriya mukecuru ariwe mugabo uriya mukazana ngiye mbona bigiramo uruhare umugabo ndaguha urugero njyewe tuvuge uri muganga uri docteur uzanye umugore nawe ni professeur yigisha muri secondaire wenda twabitaga ba professeur babibuka bonjour madame professeur ari yari professeur y'umugore bamwita professeur nawe tuvuge uri muganga docteur uzanye umugore mu professeur mwembwe urumva abana muzabyara umwana wabo nuwo kwa dogiteri ni umwana wo kwa professeur ariko nujye kureba nyina wa muhungu sometimes uzasanga ni umuhinzi usanzwe ntabwo mvuze ko abahinzi bo nabo badatera imbere ariko inshuro nyinshi usanga mu buryo bw'amafaranga abantu bahita batushaho ari palpable usanga y'abahinzi nyine ataza vuba sibyo no kuvuga ngo ukwiye ku managing ukamenya ko umwana wo kwa dogiteri ugasobanurira n'umuryango wawe sibyo wowe mugabo yego umwana wo kwa dogiteri na professeur ntabwo ashobora kubaho nk'umwana w'iwanyu wenda papa wawe wasanga rimwe na rimwe ryaba yarapfuye Imana yaramwitwariye mama wawe ari usigaye cyangwa se papa wari usigaye mama wawe yarigendeye urwo rugo mu by'ukuri rufite ubuzima rwamenyereye niba rwaramenyereye kubura kawunga gerageza bwo wateye imbere ubagurira kawunga ubagurire n'isukari ariko si ngombwa ko iwanyu naho nibabona babonye isukari na achievement bateye imbere ariko kwa professeur hari igihe umwana wawe azakenera kurya na ka pome birumvikana sibyo yego hari igihe umwana wo kwa professeur cyangwa umugore wa dogiteri azakenera kwambara igitenge kiri mu myaka ye wenda super mugira muza amazina yabyo ngo super waxing ngo base riche byabinge numva abagore babivuga malewa dutenge nkutwo ngira ngo uriya mukecuru w'imyaka 70 hari n'imyenda ye nayo myiza uyu mukecuru nutamusobanurira ko hari imyambaro ye niya wa mukazana w'imyaka 25 ukajya utuma abona umukazana yambaye super y'ibihumbi 100 akumva nawe agomba kuyambara nutitambikamo hagati ngo usobanurire wa mukecuru ko na ya malewa wamuguriye ko ari achievement kuko nayo ntiyayibonaga mbere icyo kintu nicyo nutajya hagati ngo basobanurire wa mugabo we uyu mukecuru azajya avuga atakazana kaje kunyitambika umwana wanjye buriya zira pome mbonye yinjirana mu rugo yagomba kuzeza ni wanjye kandi pome uzishyira umwana wo kwa dogiteri na professeur mu gihe mama wawe ise wasanga atarazi no gusoma no kwandika ibintu bigomba kuba kiriya niba ubashe guha mama wawe isukari atarayibonaga ni byiza niba ubashe kumubonera umufuka w'umuceri atarawubonaga ni byiza bikore ariko kandi mubwire ko nabona uzanye pizza hari n'igihe ashobora kubirya bikamutera indwara cyangwa rubaga impande erega abakecuru n'ibintu barya bakanarwara urubizi kandi bagira indwara zitari definiwe ngo gifatiye hago kirazamutse mwana wango dore kiramanutse biriya bintu barwara ari ibintu ushobora kumuha ugasanga biramuhuhuye bikamukorera itanazi ariko we kubera ko atabizi ukamubwira ko mentally cyangwa se mu buryo bwo mitekerereze ukamusobanurira ko hari ibintu nyine muri gukoresha iwawe bitari ngombwa cyane kumuha aho kugira ngo ajye yumva ko izo stock zose ibyo bintu byose byagiwe kandi abakecuru akunda utuntu bikunda si no kwikunda cyane gusa kuko uko umuntu agenda akura agenda kurushaho gukunda ubuzima ahubwo ugasanga akunda utuntu ugasanga umukecuru agize imyaka 80 ngo buse ngo naho gasambuse mwana wa ngo buse ngo ari sambuse mfite usambuse igaranye ngo niyihese gukura ngo nabagabanyije ngo nkamera nka cyari cyatanze imizo kikibagirwa
ngo ari isambuse ngo ubona nsigaranye isambuse ntakibasha no guhinga ntashobora kuyihinga isambu yagombye guhingamo ibishyimbo wamuguriye umufuka w'ibishyimbo umuceri wawumuzaniye akabunga bakamuhaye ariko ugasanga aroraganya ngo bukari agakobwa ngo uriya muhungu wanjye yazanye ngo niko gatuma gatangurira isambu urumva yusi umuco ni ukuvuga ngo abakecuru ubundi iyo atari yakaniye ikuriye mu murima we aba yumva nta kintu rwose cyabaye binaterwa n'imyaka ariko ni mu mutwe byose reka twemere ko binaterwa n'imyaka sibyo wenda abantu badukurikira baza kuduha komantere ariko binaterwa n'imyaka none si uyu mukecuru we arumva ari buze kujya guhinga tese tureke kujya kure tugaruke kuri cya kintu cy'imibanire hagati y'umukazana umukazana na nyirabukwe sibyo ubundi sobanurira mama wawe niba uri umugabo uraza kuvuga mu mwanya w'abagore nawe sobanurira mama wawe niba uri umugabo umubwira uti mfite urugo rwanjye mbere na mbere kandi banza umuteguze ko inshingano ubwo ugiye kuzana umukazana ntabwo ari umwadiveriseri we ntabwo ari umwanzi we si umugome sometimes aze banamenyerane sibyo ariko njyana n'ikintu ntumva ubu ni umuntu w'umukazana wize rimwe na rimwe usanga yaranize akarangiza amashuri za segonderi za mege za kaminuza za ki wajya kumva ngo ari gutongana n'umukecuru w'imyaka 80 utazi gusoma no kwandika ngiye mbona batakaye banasubiririkanya n'igihe umukecuru yakubwiye nabwo aceceka naye se bari nyogokuru wawe wakubwiye gutyo wamusubiza nyine njye rero ngiye ntama mbasha no gukuru n'abakazana wenda tuye dukomurusyo dukome n'ingasire arinde kuvuga ku makosa abagabo bashaka gukora ntasobanurire umukecuru we mama we kare hanyuma wa mukazana yaza agatanya vuba ati uyu n'umwanzi kavuga ati iyi ni aduyi uyu muntu uje umwana wanjye se di kera ntiyangiriraga gutya ngo ariko uzi ukuntu yambaraga ngo akambara kaberwa ngo n'uruhanga ruyaga ngo none ngo kari akagore kuva kaza ngo ndebere ukuntu yabaye ngo umwana wanjye ngo yaracupiye kandi umuhungu yacupijwe n'iki arajya kugura imyambaro akabanza akagurira abana akagurira umugore bari abagabo twe ntabwo dukundira ibyo kurimba uko ugenda ukura ibyishimo byawe ugenda ubibona mu mugore no mu bana iyo ubona abana n'umugore bari gusimbuka bameze neza barimbye bakeye uravuga uti sava ni nagerageje rero wa mukecuru yatangira kwivanga bakareba se umwana wagize ukuntu yarimbaga none se ubu imyambaro nambaraga nkiri umusore ubuse nayigondera hoya n'ikindi ntabwo nayigondera kubera urubyaro na za minerivare zaje yari niya gisore ntabwo wayambara uri umupapa ngo bikore ariko iyo myambaro n'ubusanzwe n'ubundi imyambaro nambaye n'umupapa wishoboye yayambara ahubwo njyewe wenda nuko ntishoboye cyane ushobora kuba ikibazo cy'ubukungu wenda cyo gituma ntabigura ariko imyambaro nambaraga nje n'ubundi yari imyambaro n'umusore w'umusirimu yakwambara papa w'umusirimu yakwambara ariko iminsi zarahindutse wa mugane wa mugabo w'amajaruguru iminsi zarahindutse bisaba ko nyine umuntu abanzaga akavanga akareba se ari ibyanjye n'iby'umuryango ukabaransa ugahera ku muryango buriya abagore bakunda gusa neza mu nzira abana bagasa neza ariko abagabo twe turi bajomafu buriya ubonye mu rugo bimeze neza biba bihagije rero ukwiye gusobanurira mama wawe cyangwa se na papa wawe kandi igitangaje iyo umubyeyi yapfuye w'umugabo ise akazana undi mugore hari igihe mukase wa muhungu usanga yumvikana n'umukazana uti bigenda biti impamvu rero mukase nawe abagendera kuri wa mugabo uvuga ngo akabi karimenya imbwa ntikenera umushumba ikintu cyava mu rugo rw'uriya muhungu ni Imana yabikimaye ko sindi nyina buriya yego na gato amuhaye akanyurwa akavuga ati na gato ampaye ntikari kankwiye yusi ntago ba expecting ibintu byinshi yego na gato amuhaye akanyurwa agakunda nawe mukazana yamugurira umwenda rimwe mu mwaka akavuga ati dose do mukazana wanjye nicyo ngicyo naho nyina w'umuhungu umubyara aba afite akantu ka confidence akumva nyine ari ibintu expecting yagombye guhabwa aho ngaho ariko kandi hari n'igihe usanga n'abakecuru bishoboye wa mugabo nubwo mama wawe yaba yishoboye abakecuru akunda guhabwa yabakunda impano bakunda guhabwa kandi iyo ukoze mverisi ni gake wasanga umugabo yashwanye na nyirabukwe nta nubwo bibaho mu muco baba bahuriye he no mu muco nyarwanda baba baganiriye hehe nta nubwo bakunda kuganira ntabwo bavugana nta bagabo bake wakumva ngo telefone nyirabukwe ngo baganire niyo na message ashaka kumuha amutumaho umukobwa we ni gake rwose wenda
mbo biterwa hari n'agace yego biterwa n'agace hari abantu baba baziririza ibintu hari nabo numvise babyinana mu kabari hari nabo basangira icupa da cyane ugasanga umukazana na nyirabuku umukwe na nyirabukwe bari mu kabari bari kubyina ugasanga ugasanga umukwe arahamagara nyirabukwe mu izina oya da ntugakabye nibyo biterwa n'ahantu n'agace ukumva ngo meresiya agace n'umuco wako ukajya cyangwa ukumva ngo vesti cyane ari nyirabukwe cyane amuhamagara mu izina yego njye amabukwe y'izira sindizi unantunguye sinaryibuka njye n'uwantungura sinarimenya cyane biterwa n'umuco usanga bigoranye ndagira ngo wenda dufokasinga cyane kuri cya kintu ubwire bariya bakazana bakora ikibongo babane neza na ba nyirabukwe bimwe mu bintu nshobora kubwira abakazana kugira ngo babane neza na ba nyirabukwe ni ukuvuga kimwe mu bintu nk'uko nguko iyo umugabo wawe aba yarakubwiye ko afite umubyeyi wenda akaba yakubwira nk'amwe mu mateka y'umubyeyi wawe cyangwa wenda ubuzima mwagiye munyuranamo yego akaguhaho muri make akaguha incamake yabyo ukaba ubizwe ufite amwe ariko nubwo atakubwira byanze bikunze umuhungu na nyina baba bafitanye amateka yaba bafitanye amateka ariko iyo ugize amahirwe ashobora kutabikubwira umugabo wawe ariko nawe ukaba wabimubaza uti se ushobora kumpa nko ku buhamya cyangwa nk'ubuzima mwaba mwaranyuzemo yego kugira ngo umenye uburyo witwara mw'uwo muryango mushya ugiyemo kugira ngo umenye uburyo witwara imbere ya nyokobukwe iyo ubashije kumenya ukuntu babayeho n'ubuzima babanyeho bituma umenya kumumanaginga neza yego ni ukuvuga hari nk'ababyeyi tuvuge nk'urugero hari nk'umuhungu na mama we baba baranyuze mu buzima bukakaye bugoranye warasangaga mbese baranyuranye mu buzima bugoye bakagenda bazamuka utwo babonye badusangira mw'ubwo buzima bubi ni ukuvuga iyo ubashije kumenya nkamwe bene ayo makuru ubwo uhita wumvamo ko iyo uri umuntu uzi ubwenge uhita uvuga uti rero ibi bintu byatangiye kera gusangira ni ukuvuga ntago ngomba kwibagirwa nkawe nk'umukazana wakabaye gushyiramo ubwenge uvuga ati ubu buzima banyuranyemo bugoye uyu mubyeyi yageze igihe wenda imbaraga zirashira ntagishoboye kwikorera kandi aba bana wenda yabarwanyeho babanye nabo mu buzima bukakaye umwana akanyura hano akazana nk'amafaranga bakarya umubyeyi akanyura hano mu mirimo igoye bakarya ni ukuvuga bene abo bantu iyo ushaka kugira ngo ubone amahoro iyo ushaka kugira ngo ubane n'umugabo wawe neza iyo ushaka kugira ngo ya makimbirane aba hagati y'umukazana na nyirabukwe ntabeho ushatse rwose wowe nk'umukazana wakwiha nk'akantu ukajya uvuga uti uku kuntu ubu buzima babanyemo ntabwo ngomba kubwirengagiza ahubwo ngomba kubuha agaciro rimwe na rimwe ukajya ugira ikintu ukora ugakora ikisuku erega reka twumvikane sibyo mbere na mbere abagore mujye mureba ukuntu mukunda abahungu banyu yego sibyo abagore mujye mureba ukuntu mukunda abahungu banyu utekereza umuhungu wawe yashatse akazana umugore yarangiza ukajya ubona ntashaka no kuvugisha ntazi kunabaho sibyo wabyakira ute icyo nicyo bita empathy kwishyira mu mwanya w'umuntu nurangiza ubone gutekereza kuri nyokobukwe noneho ushaka ko yego atazajya nakandagira iwawe ntazajya nahakandagira ngo atazanduza amakaro ngo ubukecuru nyine ntabwo ayo makaro mwubatse ni ukubera ko wa mukecuru yemeye gusitaragoringa kugira ngo umuhungu we atere imbere yego akure anashakisha yego mubasha kubona ayo makaro none se ayo makaro utangiye kuvuga ngo atanduza amakaro wanayakoropye se cyangwa se kuba kenshi usanga n'uyakoropa ari umuhungu we umuhemba watuje mu kabana hoya uwo mukazana ubundi aba agomba kumenya ko ni ukuvuga ngo niba yinjiye mu muryango agomba kumenya ko uwo mubyeyi ari nka mama agomba kumufata nka mama we
nicyo kintu nabonye gishobora kuba cyiza cyane nka mama we Yego. kuko erega yasize mama we aba asanze undi yasize mama we mama we asanze undi mama we yego reba ukuntu ukunda mama wawe fata rwa rukundo wakunda sinkubwiye ngo umwange oya fata rwa rukundo wakundaga kuri mama wawe ugende urukunde mama wawe wundi numukunda gutyo numukunda ndagira ngo nkubwire ko utazigera ugirana nawe amakimbirane numufata nk'umujyanama niba ari ukajya ugenda ukanamugisha n'inama ukajya mbese nawe uba ugomba ushaka ukuntu nyine umwiyegereza yego none se uzagenda umuhunge ujye umureba umunene ubwo urumva azakwiyumva mate hari indi wenda password nabwira abantu buriya niba ari ibintu abagabo bakunda ni ukubona umugore we abanye neza n'umuryango we ni ukuvuga ugatanga mu rugo wagira muri saro ugasanga story umugore ari muri story kuri telefone watega amatwi ukumva ni nka mushiki wawe bari kuganira cyangwa se ukumva ni mama wawe bari kuganira basetse wumva bizihiwe ibyo bintu abagabo bose nubwo atabivuga arabyishimira hari igihe rero wa mubyeyi we wowe wibwira ngo uri gufata neza umugabo wawe ngo uri kumwitaho ngo uri kugira gute ariko utuntu nk'utwo ukajya abona uri aggressive cyangwa se akabona imbere y'abavandimwe be cyangwa y'umuryango we uri icyago uri icyorezo nka covid uwo mugabo yumva hari gap yumva hari ikibura ikindi kintu gikunda guteza amakimbirane hari nk'ukuntu umusore ashaka kavuga ko kantu ugasanga wenda mbere atarashaka umunyamabanga we yari mama we yari umubyeyi we noneho yamara no gushaka ukajya usanga kugira ngo agire umunyamabanga w'umudamu we umunyamabanga akaguma ku mubyeyi ibyo bintu bibaho bajya no kujya inama ati kangurishe umutungo akajya kugisha inama mama we nkaye nka data bose babaho bene ibyo bintu rero ntabwo bizatuma nyirabukwe yiyumvamo umukazana ntabwo byakunda azajya baravuga ati umukazana wanjye nta bwenge cyangwa bagirana agakomfuri gato mu rugo kuko ntazi bageze yagirana agakomfuri agahita abwira agahita ahamagara nyina ati mama ati umugore rwose ari kumbwira nabi atugira ngo umugore nashatse ko ari icyago ikibazo rero kivuka muri iyunga nyuma n'umugore iyo mumaze kwiyunga murababarirana mukongera mugaseka ariko umuryango wawe wabwiye ko umugore yakunanije urakomeza ukamujundika ibyo bintu rero usanga n'amakomfuri nyine akomeza gukururuka kubera ko umuryango wawe ntiwabariye umugore wawe hari inzika nyine ibihari yego niyo mpamvu rero ibyo bintu umuntu aramutse abyirinze yaba ari umukobwa yaba ari umukazana ko umugabo kuko nibo ubona nini batihangana kwihangana kw'abagabo ubona kuba kuri hasi ugereranyije n'abadamu simbyemeye njyewe niko mbibona ntabwo mbyemeye abagabo se nibo batihangana gute ahubwo abagore nibo batihangana sorebe kabuze yo kavutse gatoya abagore bararira ese ubwo abagabo ntibihangana kurira no kwihangana no kutihangana ntaho bihuriye ushobora kurira wishimye ushobora kurira wishimye ariko nyine birazwi ariko yari ikibazo cyabaye nta byishimo biba bihari kurira se oya kurira haba amarira y'ibyishimo ukarira nyine abaho ndayazi ariko ikibazo kiravutse umugore ararira ubwo se ni ibyishimo ahubwo hari igihe ababuze n'icyo avuga abanyarwanda baravuze ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ibyo nibyo bita kwihangana endurance baraperizista reka duhamagare umwe mu bapasiteri duhamagara umupasiteri kuko mu badukurikiye harimo abantu b'abakristo iki kibazo cy'abakazana na ba nyirabukwe kugira ngo kigarukweho neza turebe ibyo ari byo reka duhamagara umushumba umwe mu bapasiteri tumubaze mu by'ukuri nibo batanga inyigisho z'umubano batanga iyihe mpanuro kuri iki kintu sibyo reka twumve mwiriwe neza pastor mwiriwe neza tubahamagaye turi mu kiganiro muri mu kiganiro yego twari turi kwibaza ku bigendanye n'imibanire hagati y'abakazana na ba nyirabukwe kandi tuzi ko abashumba rimwe mukunze kwigisha abantu ibigendanye n'umubano
hanyuma turagira ngo mugire ubutumwa mwaha abantu. Ese ni iki gikunze guteza izi mpagarara hagati y'abakazana na ba nyirabukwe kandi mwamaze kubigisha? Ese ni iyihe nama mwatanga abantu bakwiye kubikosora bati? Kanange senari imwe. Yego. Hariho umukobwa umwe yagiye gushaka muri biriya bice bya Rubavu. Yego. Ariko akundana n'umusore, baragenda barabana. Yego. Umugabo urumva ntiyari akiri umusore, aza kugirirwa umugisha akajya ajya za Kenya no muri Amerika. Yego. Ariko ikibazo cyaje kubaho ni uko uwo musore yari afite mama we. Yego. Uwo mugabo yari afite mama we. Yego. Akimara gushinga urugo, biba ngombwa ko ahita azana mama we ku mukazana mu rugo rwe. Afite urumva ku muntu wese udukurikira arumva ntacyo bitwaye. Yego. Ariko nanone biragitwaye. Ku buhe buryo rero? Ni ukuvuga ngo umusore uko yoherezaga amafaranga, yego, yayohererezaga nyina akaba ari gutegura iposho ryo mu rugo rwe. Hayi nka data. Uri kumva nyine uwo mugore ibintu baba bagiye gutera nk'agasima, kari uzana amafaranga ayahereza umukazana, ajyana n'umukarani azane sima. Yego. Nyine uri kumva nk'icyo kintu. Yego. Ukuyeho ko umugore yari akijijwe. Yego. Iyo aza kuba adakijijwe ari kujya no mu bapfumu. Yego. Iherezo ry'urwo rugo yaje kuba gusenyuka kwarwo, kuko buri kimwe cyose yabaga ari nyina. Yego. No kugira ngo umugore avugane umugabo yahamagaraga nyina. Yego. Mpereza madamu tuvugane. Ku mwana we akagira ngo nyine ni urukundo afitiye nyina. Yego. Ariko nyamaze biza kurangira bimusenyeye. Ubu tuvugane umugore aba ahandi hantu. Yego. Rero bishatse ngo hari amakosa akorerwa mu miryango. Yego. Pasiteri niyo yakwigisha abagiye kubana kajana, bitakuraho icyo kintu. Yego. Ujya ubona hari n'ingo zibamo abakazana, zibamo bantuza imiryango ba nyirabukwe. Yego. Ugasanga kuba wubatse, kuba hari nk'ikintu kibayeho wenda ukavuga ngo ndabona mama ageze ahantu atabasha kuvoma. Yego. Reka mbe mwiyegereje mu rugo. Rimwe na rimwe ukumva icyo kintu nukibwira umugore ntago wari bukwangire. Yego. Noneho muri kwakuza, ariko ntutekereze ibibazo birushaho kuba ugiye kuzana muri famiye yawe. None se Reverend utararenga aho ngaho, uyu mukecuru utagishobora kuvoma, akaba atagishobora kwitekera, kandi akaba afite wa mwana umwe w'umuhungu n'umukazana, bafite urwo rugo aho ngaho. Yego. Bafite abakozi bo kurera abana n'abo guteka n'abo gukoropa. Uratanga inama ko uwo mukecuru yafashwa ate kandi atakibasha kwifasha? Nkurikije aho isi igeze uyu munsi wa none, nk'uko nafashe umukozi nkamuzana iwanjye. Yego. Mfite ubushobozi nakubakira mama, nkamushakira n'umukozi. Yego. Kuko 85% ba mama wacu twebwe abagabo. Yego. Bamaje gusenya ingo nyinshi. Kabone niyo baba abahungu, abagabo twebwe tubazana twumva ibyo n'abagore bakatwihorera. Yego. Ariko kenshi na kenshi hari aho babangama. Nge nagiye mbibona. Yego. Umukobwa azanye nyina mu rugo rwe, n'umugabo azana nyina mu rugo rwe. Ngewe nari impari. Yego. Njya kubasengera. Icyo gihe nge narabyiboneye. Yego. Mama w'umukobwa kumwe ushaka nko kujya kuri toilette. Yego. Mbaza umugabo ko niwe twari tuzanye n'umuntu ukomeye cyane no muri iki gihugu. Ndamubaza toilette iri hehe? Arambwira uti nyuraho. Nyuze gutya muri korodoro, sanga mama w'umukobwa arimo aracira mu maso mama w'umuhungu. Urumva icyo kintu? Mu by'ukuri niwe wamurushaga uburenganzira aho ngaho. Uri kumva nyine kenshi na kenshi noneho bahahuriye. Ari mama w'umuhungu aravuga uti ntasenyera umuhungu wanjye. Yego. Mama w'umukobwa nawe atuvuga ngomba kubayobora kesko. Yego. Urumva rero hari ibintu
byinshi yamaze kuko bari bafite n'ubushobozi bufatika. yego buriya reka mvugisha ukuri, erega ntago kuba wafata mama wawe ukamushyira ahantu heza harimo igisebo paraporo yo kuba abakozi bose bagenda akagira ngo buriya nyina w'umuntu nyoko buko akinjira mu rugo aje kuhaba menya ngo ugiye kwitwararika ibintu utajyaga witwararikamo. yego iyo nayo ni nk'umutwaro uba uhawe. kandi ntabwo ndi kuvuga ko famiye ari kuba wazana famiye ni byiza n'ibiki ariko menya ngo ntabwo dutekereza kimwe ntitunabara kimwe. yego urugero abantu badukurikiye uko turi kubwira imbaga nyamwinshi. yego tekereza njyewe jise nshatse umugore mfite umugore noneho reka nubakire mama inzu mugurire n'imodoka simfite umugore. yego noneho mama w'umukobwa ariwe mabukwe nta ngurube afite. yego nta n'ihene afite. nyine tekereza mu mutima w'uwo mugore ni ikibazo. noneho hita uharanira nawe kujya gukora kwa nyoko bukwe. yego noneho mama wazamenye ko hari ibikorwa uri gukora kwa nyoko bukwe. yego uze guhita umbwira aho biri bugere rero. ni ibindi kuko rero urugo rwubakwa n'abantu babiri. numva ko bagakwiye gufokasinga ku kintu bose gishobora kubazanira amahoro. yego ntacyo bitwaye kuba mama ari hariya nkajya mumenyera umuceri nkamusura ariko hatabonetse izindi mbogamizi cyangwa andi magambo aba ashobora kubwira umugore wanjye cyangwa umugore wanjye bikagaragara nk'agasuzuguro. yego mu ngo hari igihe bibirinduka ngaho bibirindutse harimo nyoko bukwe. yego umugore rikamucika uti n'ubundi wanyu niko mumeze. yego mama wanjye akaba arabyumvisha. ngaho reka rero nyina w'umukobwa azumve ndimo mbwira uwo mugore uti iwanyu nta kigenda ntacyo mumaze. nyine utwo tubazo twa hato na hato tw'amagambo nitwo tugenda dusenya iyo miryango. yego naho ubundi ntacyo byari bimaze. n'abantu bari kugira ngo isi ya kera tuyizane nk'ubu ngubu. yego kera bubakiraga umuhungu, kera basabiraga umuhungu, kera bashakiraga ibizatunga abo bana, kera hari ibintu by'abagabo nyine by'umuryango. ariko uyu munsi wa none jisita arahurira n'umukobwa tedemiri kuko bakora hamwe. umwe acuruza imyenda undi acuruza amasahane cyangwa undi acuruza inkweto bagahura bakemeranya ku bana. nta n'uramenya nimba umwe kavukire waba ari mu Mutara cyangwa Igicumbi. ugasanga noneho abantu bemeranyije ku bana urukundo rwabo bibaye ngombwa ko babyereka ababyeyi. yego bagahita bahurira kwa Kicukiro. kandi ubwo umwe avuye Rusizi undi avuye Ibyumba. hari n'igihe baramenyaniye kuri Facebook. hari n'igihe bamenyanira kuri Facebook. ngaho reba bahise babana. ngaho umva nyirabukwe ngo aje kuba ku muhungu ku mukobwa. yego ngaho umva mabukwe aje kuba ku mukobwa we. yego harya ubwo ibyo bintu bizahura gute ko abandi bahujwe na Facebook? bizahuza gute? igitekerezo cyawe nk'umushumba ni uko abantu bareba ukuntu ababyeyi babo babafashiriza ku ruhande cyane ko bo ubwabo biyizi. yego bo ubwabo famiye zabo bo bariyizi bazi uko babanye. weho nimba uzi ko hatashira icyumweru rucumbye yego bitakunda mu rugo rwawe hatabayemo ibibazo urajya kuzanamo nyoko buko ushaka iki. nibyo mushumba igitekerezo cyumvikanye. ariko hari video twavuze aho yagaragaye umukazana ari guhondagura nyirabukwe. turagira ngo utubwire wenda nubwo ataba muri rwa rugo ntibazabura aho bahurira. ibyo ngibyo byo yego ni umuco uri mugenzi ukendera. urabona igihugu cyacu kamvuge muri aya magambo meza kugira ngo umuntu ukurikiranye abyumve. yego twahoranye umuco aho umuntu atarya nyirabukwe ahari, aho umuntu atarya nyine ibintu nk'ibyo. none ubu bajyana mu kabari. urumva rero nyoko bukwe mwajyanye mu kabari kumutera ivide ntacyo bitwaye. yego urumva nyoko bukwe ejo abakwerega bari bujye barongorana ba nyirabukwe. reka da ejo uraje byabayeho hehera byarabayeho ahantu hamwe. yego birashingira mu gucika k'umuco. ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none turi abana bacu bakiga bari kwiga umuco mu bitabo. ahubwo hari ahantu numvise banza ari mu majyaruguru. hari inkuru yasohotse ivuga ko umukazana
umukwe yari yatwaye nyirabukwe noneho yafashe umukobwa we amwambura umugabo aramwijyanira baratoroka bajya kwibanira cyane. ni ukuvuga ngo ni umukecuru wafashe umukwe we bajya kwibanira yego iyo nkuru yabayeho rwose banza ari igicumbi. ni ukuvuga ngo rero twebwe twiga umuco mu bitabo ariko mbere umuco bawigaga mu miryango. Yego nicyo kibazo gihari. umuco ukwiye kwigirwa mu muryango. Yego umuco ukwiye kwigirwa mu muryango. Murakoze cyane Mushumba. Umuco wakagombye kwigirwa ku mashuri. Yego umuco wakagombye kwigirwa mu muryango. umuco wakagombye kwigirwa mu muryango ntiwakagombye kwigirwa mu mashuri cyane rwose. ijambo ryiza cyane rwose usorejeho. Murakoze cyane Mushumba, reka tubashimire. Murakoze cyane. Yego yego wabyumvise kwari birebire ni birebire harimo ariko ibintu byiza cyane abivuye imuzingo. urumva umuco ngo wagombye kwigirwa he mu muryango nicyo cyiza ntabwo ari mu ishuri. Kera umuco n'ubundi wigirwaga mu muryango ariko hari ikintu cyaje cyitwa akagoroba k'ababyeyi. Yego sibyo ariko si akagoroba ni umugoroba w'ababyeyi ariko habaho n'umuhuro w'abapapa bahura ku mugoroba bari kugira ngo bakemure ikibazo cy'umuhogo. ni umuhuro w'abapapa. umuhuro w'abapapa nabo buriya nabo babungurana ibitekerezo hanyuma hari umugoroba w'ababyeyi bunguranamo inama ndetse izo nama zikavaho zigakomereza no mu muryango. tuza ibiganiro byacu nakagaruka ntabwo twakomeza iyi ni topic yavugwa inshuro zirenze imwe. Tuzagaruka no ku yandi masano akunze kugirana impagarara twongere tunibaze tuti ese ko umubyeyi w'umukobwa yaje kuba ku mukwe we nta kibazo kivuka nyamara ikibazo kikavuka ari uko umubyeyi w'umuhungu ari uje kuba muri rwa rugo kuki ari bwo ikibazo kivuka. Kimwe n'abandi banyamuryango usanga abantu bo mu muryango w'umuhungu iyo baje kuba mu rugo rw'uwo muhungu nta kibazo ibibazo biravuka. Ariko abo mu muryango w'umukobwa iyo baje kuba mu rugo rw'uwo mukobwa wabo nta kibazo kivuka umukwe we wabo ababanira neza. Iyo ni challenge tuzakigarukaho. Kanda kuri subscribe, like and share. Aho kano gacana abantu bagakunde. Turi ko mwakanze n'ahandi subundi hari cyo dutwaye. Mukande kuri subscribe. Agacano kanyu kazamuke gatera imbere. Ibiganiro byacu nakagaruka. See you. Your time. Isaha yawe.